wowe ukurikiye Bwiza TV muri aka kanya ari twongeye kugushimira ko wabanye natwe kandi tunizera ko warangije gukana kuri subscribe ndetse n'iyo nzogera byegeranye kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku wundi kandi twirinda yuko wakomeza kugumana irungu muri iki gihe twirinda icyorezo cya coronavirus dusabwa kuguma mu rugo kandi tunubahiriza amabwiriza dusabwa cyangwa se tugezwaho cyangwa se dusabwa n'inzego zitandukanye ariko nkuko tubivuze ntago mwaheranwa n'irungu tugomba kubagezaho ibiganiro bitandukanye turi kumwe n'umwari cyangwa se n'umutegarugori aratubwira atubwiye byinshi bitandukanye tuguhaye ikaze kuri Bwiza TV. Mwakoze. Tubwira amazina. Nitwishimye Eugenie umeze ute? Meze neza. Urimo kwirinda coronavirus neza? Yego. Amezi 3 yamaze wibera mu rugo se nawe wirinda iki cyorezo? Cyane rwose turirinda tuba turi mu rugo nanjye mba ndi mu rugo. Mu rugo udukurikisha kunywa ati mu rugo nahanga niba ari mu Gatsata niba ari ni mu Gatsata turi niho dutuye. Ugize utumaze amezi 3 mu rugo? Maze amezi 3 mu rugo. Gusa imibereho ibimeze ite? Imibereho nta kibazo ubuyobozi bwaradufashije nta kibazo cy'inzara gihari. Haruguru bajobona bagwaye kawungu ubu nta kibazo n'ibishyimbo. Kawunga barayiduhaye n'ibishyimbo baraduhereza. Nta kibazo. Ubuse mu rugo uri umukobwa se cyangwa uri umubyeyi? Oya ndi umukobwa. Cyo bwose uri umukobwa? Ubu uracyari mu rugo nawe? Ndacyari mu rugo. Urategereza ababyeyi bakakugabura kandi tegereza bakangaburira igihe ntabwo kiragera. Uracyari umwana? Ndacyari umwana. Atari bangu imyaka imaze kuba nk'ingahe anniversaire uzayifeta ryari? Ni mu kwa mbere 22 mfite. Cyane n'umwana disi. Nta mufiance se ufite? Arahari. Kwanje kureba hirya no hino. Aya arahari. Nawe wasanga biri hafi bya ari corona zambije bya biri hafi. Corona yarabizambije nabundi byari hafi. Corona yarabizambije byari hafi. Twizere ko uzadutumira nibi nagerwaho. Nta kibazo nibigerwaho nzabatumira. Hari igihe umuntu ashobora kwibaza akavuga ati enda corona yatuvangiye gahunda se cyangwa se mwamufite y'ubukwe ariko ugasanga urukundo muri no minsi ntabwo babyoroshye. Mwebwe se bimeze bite urabona mu ruhagazemo neza? Urahari nta kibazo kigaragara ibintu biba bigaragara ko ari corona yabyivanzemo ntabwo twari kubukora corona yivanzemo nako nivamo ibintu byagenda neza. Nko hanze yo mu rugo nk'ikintu umva ukumbuye cyane kurusha ibindi n'iki nishiri wawe cyangwa ari ikintu nkumbuye ni ugutembera mu muhanda wenda nawe ndamukumbuye ko duhura tukaganira no kubona abantu benshi mu muhanda bari gutembera. Ibintu byaragabanyutse nta muntu wabona mu muhanda ariko ubu ngubu kubera ko bafunguyeho ibintu bikeya abantu barimo baraza gake gake baza mu muhanda ariko gahunda bakomeza kuyikurikirana baguma mu rugo nta kibazo kiba gihari. Muri no minsi usanga kenshi usanga inkundo zo mino minsi zitaramba cyangwa ntizimare kabiri ugasanga umuntu amenyanye n'undi bamenyaniye muri bisi kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp n'ahandi kuri social media ejo ukaba umwe yitundi sheri shushu bakaba naryamanye urukundo rukayoyokeraho ngaho. Ese mwege mwaramenyaniye he niba atari ba? Twebwe je twamenyaniye ahantu bita ku Kinamba ira ku Gisozi. Twamenyaniye ari mu kazi nanjye ndi mu kazi ntabwo twizeze duhurira ngo muri bisi cyangwa kuri Facebook cyangwa se ngo kuri WhatsApp. Wisanga kuko ejo teme cyane wayimubwiye? Ninjye wayimubwiye nawe ayimbwira nyuma. Ni ibintu bidasanzwe kuva umukobwa w'umwarikazi w'u Rwanda abwira umusore ati ndagukunda. Byaterwa burya umukobwa yihagarara akavuga ati ndategereza ngiye ubwanjye azabinyibwirira ariko ibonye ko ibintu biri gutinda urabimubwira ukaba bimuteguje hakiri kare akagenda akabitekerezaho nawe. Mumaranye nk'igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 4. Imyaka 4? Asanga mutanaryamana kandi mumaranye imyaka 4? Ntabwo turaryamana.
hatinze uba ugomba kwihagararaho uba ugomba kwihagararaho. wasa niwe wihagazeho cyangwa niwe wihagaze? Twese twihagazeho. muzabirira igihe Igihe nikigera nyine. buriya wasanga umwari w'u Rwanda burya akenshi akomera ku busugi bwe, nyine nawe akomeye ku busugi bwawe. Nabukomeyeho cyane. ubundi tuvuze isugi wumva iki nkawe nko muri myaka 22? Umukobwa w'isugi ni umukobwa w'umwari witwararika neza, kuba yagenda yiyandarike mu bandi basore, atakaze ngo ubusugi bw'iyoya. Ugomba kwihagararaho mpaka ugategereza igihe bizazira. bivuze ko nyine nta n'imibonano mpuzabitsina bari yagakorana rimwe mu buzima? Wapi ahanga ko twageze ugaseka. nuriye unsekeje. Wapi agusekeje iyo ngingo tuyigezeho uraseka? oya, umuntu ndebye ku ruhande aransetsa nyine. ukurikiye Bwiza TV uyu mwari yaragize ati rwose ngenda cyari isugi ku myaka 22 kandi nzayikomera nubwo maranye n'umukunzi wanjye imyaka ine, ariko ibyo mu buri ntabwo biriho. Dukomeza hari warugize uti ntabwo bishoboka rwose, ariko ucisha uraseka rwose banze biguteye isoni? Ubwo wowe wumva ibintu bidateye isoni byo kuvuga ku makuru, aba biteye isoni. Ariko ni bisanzwe. Yego abandi babifata nk'ibisanzwe, ariko wowe uba ugomba kubifata nk'ibintu biba bidasanzwe, kugenda ubivuga ku makuru ntabwo bari byakiyo umuntu abikubajije ushaka kudusubiza urasubiza nta kibazo kirimo, numva nta soni biguteye. Umuntu akubajije urasubiza. Hari buriya wasanga hari nk'ibanga wamugani tukumenesheje nk'umukunzi watarazi, mugira message umugenera noneho abimenye byimbitse noneho. Message cyambere arabizi ko mukunda nta kindi. Dukomeza none mu buzima busanzwe, ubuse mu buzima busanzwe uba uretse muri no minsi benda corona yatumye tuguma mu rugo, mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe bundi nakoraga mu kabari, nuko corona bivanze bakaba baragafunze. Yarabivanze baragafunze. Ubuse ukumbuye iki mu kabari wamugana aho ngaho wakoraga wahoraga buri munsi? Ni icyo ukumbuye cyo kidasanzwe? Gusabana n'abantu nicyo kintu nkumbuye, no kubona inshuti twaye dukumburanye. Uzi uti gukora mu kabari, ubuzima abakobwa bukora mu kabari kenshi hari abantu babona mu yindi ndorerwamo benda mwege mutarimo. Ntibimeze gutyo se? Ugasanga umuntu akora amahanga, ugasanga amufata uko atari rimwe na rimwe, cyangwa se n'izindi ngorane muhura nazo? Yego mu kabari abakobwa bakoramo bahora n'ingorane nyinshi cyane ko badufata nuko tutari icya. Hari n'uwo baba babwira kubona ko binamugaragaraho, hari n'uwo babwira ubona ko bitamugaragaraho. Buri muntu uwo ari we wese uhaje ukugana agufata uko yishakiye, ariko tuba warabyizaniye warijyanye, uba ugomba kubyihanganira. Nk'imbogamizi mujye muhura nazo cyane cyane bura muri kariya kazi kanyu ni nk'izihe? Wenda umunsi nzashobora kunywa nakwishyure ugasanga amafaranga urayahombye barayagukase, ariko hari n'ubikorera ubushake akayakwambura akigendera, kuko nta hantu uri ugiye kumurega ngo bakwambaye amafaranga bigenze gutya na gutya. Nyine urabyihanganye ngo nyine ukavuga ati ni igihombo mbonye. Hari n'abafata kumva ko umukobwa ukora mu kabari rimwe na rimwe ari muri babandi twita indaya cyangwa se bananiranye ari birara. Ese izo mbogamizi zo ntago mujya muhura nazo? Sinzi njye ubundi iyo ukora mu kabari uba ugomba kwihagararaho ukiha agaciro, kuko utihaye agaciro buri wese agufata uko yiboneye. Iyo wiyubahishijemo burya umuntu yaje arakubona akagutinya akavuga ati uriya mukobwa yihagazeho ameze gutya na gutya, ni umukobwa wiyubaha.
iyo uri umukobwa utiyubaha buri wese aza agusanga agufata uko yiboneye, biterwa mbega wowe ubwawe ukuntu uba wifashe. ukumva ko ugomba kumuseriva inzoga n'ibyo kurya cyangwa se n'ibindi akeneye bijyanye n'ibyo nyine twavugaga. Yego. Byaba byakuba se umuntu nk'umugabo gutya akagukaba gutyo uri mu kazi kawe. Bibaho ariko ugeraho ngaho umuntu ukamwiyama ukamubwira ati have icyo kintu kiba cyakuzanye uba wazanywe no kunywa inzoga, ngiye ntabwo uba waje kunesha umutwe. Wowe nka kangahe? Byambayeho rimwe. Byari byagenze bite nyine tubwire histoire? Byaragenze bite nyine tunyuriho ukuntu umeze, niba na message ugenera abandi bakobwa musangiye akazi uyibagezeho, kuko nk'uko wabivuze uti ntabwo buri wese afite icyamuzanye mu kazi ke. Byambayeho ndabyihanganira, hari abakobwa nabo njya mbona bagenda babyiha cyangwa se bakabyikuramo, gusa icyiza ni uko wazajya wihagararaho ukihesha agaciro ukavuga ati akazi nkora kameze gutya na gutya, bamfata uku nguku, kamubyihanganire bigende gutya. Ntabwo tubwiye uko byakubaye, uravuga ngo byambayeho gusa, ni ibiki? Umuntu naramusebye arambwira ati se ko mbona ukeye uri mwiza bite, nyine atangira kugukora, nyine akagukora nko ku kuboko cyangwa se ahandi hariho hose abonye akagukoraho. Umusubiza nawe uti reka reka. Nawe ndamubwira ati reka reka ntabwo bishoboka, se nkunze ari uko umbonye aka kanya, ati reka reka ibyo ntabwo bibaho, genda niba unkunda uzajya ugaruka buri munsi uze unteze imbere nta kibazo. Twigeze gukomoza n'ikijyanye ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga, aho ujya uzikoresha se za Facebook, WhatsApp n'izindi za Instagram n'izindi? Ndazikoresha. Ubona biba bimeze bite se urubyiruko muri ino minsi? Muri ino minsi urubyiruko rurabikunda ama Facebook na WhatsApp, akenshi nibyo bintu baba bibereyemo, noneho nko muri iki gihe cya corona nibyo bintu tuba twibereyemo, cyangwa se nko kwirebera amafilime, nta kindi dukora. Ugasanga nta bishoko bishobora kuhabera se, cyangwa se kubera gukoresha ziriya mbuga? Izi mbuga byaterwa wenda n'undi muntu, hari igihe wenda bazikoresha akamubwira ati nsanga ahangaha, wenda ashobora kuba amusanga, ntabwo navuga ngo ntibiriho ariko ndumva byaba biriho. Cyanyohereza amafoto wambaye ubusa, ibintu nk'ibyo ngibyo postinga ndebe, ntujya ubibona se wowe? Mbibonera ku bandi babikora. Ubona bimeze bite nyine? Niyo yamusabye arayamuhereza, ako nyine iyo yamuhaye abasore ntabwo aba ari beza, ushobora kuyimuhereza wambaye ubusa akayohereza mugenzi wiwe, akagenda ayihereza n'undi, ugasanga utakaje agaciro wari ufite. Ubona birakubaho? Oya, ntabwo birambaho. Tugushima rero ko ufite n'umukunzi, n'ubukwe bwa turiza ko mu minsi iri imbere rwose tuzabutaha kandi twemye twambaye amakote. Tugana ku musozo rero, nk'ubutumwa wagenera baba abo bakobwa twakomojeho nyine muhuje akazi, cyangwa se n'urundi rubyiruko muri rusange? Inama nabagira ni ukwihagararaho no kwihesha agaciro, kuko barabizi ko akazi dukora atari keza cyane ku buzima bwacu, tuba tugomba kwirinda cyane. Tunirinda icyorezo cya coronavirus. Tunirinda icyorezo cya coronavirus. Ukurikiye Bwiza TV rero turaganira n'uyu mwari atuga ati ni imyaka 22, akomoza agira ati ngenda cyane n'isugi kandi tunagushima ubusugi bwa bukomero kandi ukomere mu rukundo n'umukunzi wawe. Ukurikiye Bwiza TV rero niba utarakana kuri nzogera ndetse niyo subscribe bikore kugira ngo aya makuru azaye kugeraho umunsi kundi kandi neza, tugushimira yuko kandi ubana natwe buri gihe.